securite wateze uriya mwana w'umufana wa Rayon Sport. Uriya muntu nizere ko ubu ngubu atariwe. Uriya mugabo yakoze amakosa ni ikintu nikurikiraniye n'amaso yanjye. Uriya umufana yinjiye mu kibuga akora pitch invasion nibyo. Ariko match yarangiye ariko kumutega kurinda ubwo gusha amazuru. Mbere na mbere kwinjira ni ikosa ry'umusekirite mumenye ko ubundi nabonye bavuga ngo nibyo abasekirite basanzwe batega ngo abafana ariko umva amutega gute umutega ugira ngo umufate mu kibuga umutega ugira ngo umufate ubona ko amutega akamwubarara akamufata ariko kumutega ukamutera jido akagwa mu muri metero 5 kwisima hari yashobora no gupfa ashobora kumutwasa ukameneka ashobora kumara yarakutse n'amenye cyabaye ariko iyo incident abantu bashinzwe securite bamaze iminsi banitwara nabi cyane mugomba kubikurikiranwaho federation ikwiye kugira ibintu byemewe inacceptable cyane image iri horrible ntago ari byiza rwose. Hanyuma n'abafana ba Rayon Sport bamenye inzoga kuri songa mbere yakavuke ngo ariko biyunze ngo byari bisanzwe kwa kuganira nyuma ya match kurusahana igeze twanabibonye na bare bisikeri mu mizo yabo ya mbere muri Arsenal yaje abona amakarita ntabwo abakinnyi bacu bato yaba baraciye muri parikuru navuga ko n'imikino yabo bari mikiya cyane kubijyanye no ku rwego rw'abatoya kuri hari pressure atabasha gusporta. Iri changement twavuga iri gagnante ku mutoza rwa Claude no kugira icyizere niyo nzima Olivier Seff yaramaze iminsi akora cyane ubona vraiment ari gukora cyane ku buryo bukomeye na shape ye mwarayibonye ko ari umugabo ufite shape nziza yaramaze iminsi rero akinisha Richard asa nko kuri 6 ari kumwe na Keve ku 8 ndetse na Rukundo pa play ariko birasa nkaho mediane ikipe ya polisi tumaze kugarukaho yari yamukanze none habona ko akenemo un véritable numéro 6 numéro 6 de métier wa nyawe noneho bituma Richard na Keve bagira liberté nacyo cyari cyemezo mu by'ukuri na Seff umubiri wamukundiye nawo mushidikanya kuko Seff n'ahantu hose yakinnye yawe muri Kiyovu Pierre rayon yakuriyemo no mukinnyi kuri 6 ni deba zabaye igihe kinini gihe hari n'abandi bakinnyi bakomeye ko rumwe mu bakinnyi beza bari hano mu Rwanda. We n'umubiri ushobora kudakunda ariko experience ye kukina zino match zagapingane match ziko zifite igisobanuro gikomeye n'umwe mu bakinnyi n'ubu ngubu dufate nk'urugero ntabwo yakinye imikino myinshi muri no mwaka ariko umwe mu mikino yakinye abantu benshi bayibuka match ya y'ibitego bibiri kuri Hasi navuga ko ari nayo match de reference ye muri no mwaka y'imikino nabwo yaramaze igihe kinini adakina hari wa mugabo w'umurundi Majaliwa yari yashwanye n'umutozi Musanze birangira Seff agarutse mu kibuga atsinda ibitego bibiri n'umukaseri mwiza ugira igikweto abakinyi bagenze baramuzi ko ari umwe mu bakinyi baba bari navuga ko ari aggressive cyane kandi abakinyi benshi ntabwo babikunda ari aggressive kugeraho kabisa Godio ukayumva yari mari muzima umubiri wamukundiye afite abakinyi beza baba distributeur beza hagati mu kibuga ari buze kwambura imipira yihereza mediane ya Rayon Sport aho ngashaka yageze muri saison muri bihe bye bya Rayon n'umukinyi ugira amasezo muri saison agira amasezo urumva muri saison imwe agiramo amasezo agiramo sezo zo kuruhuka no kuryoherwa n'ubuzima akabaho nk'umubyeyi mu papa urabyumva akagira na sezo zo gukanguka akavuga ngo tiens siko ndangaye nakazi nazabura akazi akongera akagaruka mu kazi so ni ibintu bitari professionnel n'amakipe menshi mu by'ukuri bigoye kwabaho mu ubwo buryo bivuze ngo hari amakipe yabamo n'ayatabamo yakudahozaho n'ikintu nicyo cyamukuye kirongi kandi nta kindi kiba cyabaye wenda ngo yavunitse imvune igihe kirekire no agira igihe cyo kuruhukira muri saison ibyo bintu bye by'amasezo nibyo byamukuye muri PR muze ngo wenda yamaze kudesida kariyeri ye ko ari kunyunyuza wenda iminsi ya nyuma ya kariyeri ariko mu buryo bw'professionnel agize discipline ntafite n'imyaka itari Seff ntabwo ari mukuru Seff ntabwo ari mukuru Seff yari mu isonga ari muri babana Baptiste yatwaye muri Rayon muri 2010 ariko ikintu cyo kugira amasezo muri saison Seff ari imyaka 10 ishize akina mu cyiciro cya mbere mu Rwanda iri mu makipe ashobora kwihanganira abakinnyi abadashobotse niki ikipe z'abafana iri mu makipe ashobora kwihanganira abakinnyi abadashobotse abatari beza no mu kibuga bakagumamo igihe kirekire ariko nayo nuko nayo abakinnyi bayihanganira kuko nayo ntabwo bakira muri condition ntabwo bakira muri condition zatuma ibategeka ariko vraiment nka match ya Seff yejo incroyable yagize match nziza cyane byatumye Richard akina ari un peu libéré afite liberté muri mediane ashobora ku distribuer ballon ariko twanavuga ko nk'ikipe ya Police FC hari
nabonye commentaire Kayishema yakoze ejo Kayishema mugenzi wacu muri televiziyo ku mbuga nkoranyambaga nabonye video bakase mu kiganiro cyabo cya Max TV yego oya ni kick off kick off arimo aravuga ngo esi polisiyo bundi pare wayo ni ibaho gute igirize ntego ninde uyireberera ninde uyishyiraho pressure kore yigira abasaza aperi kagira eta majoro y'ingabo iyishyiraho iyo pressure icyo gitutu cyo kumva ko bagomba kuba abatsinzi wareba n'andi makipe gutyo Kiyovu ikagira general amakipe y'uturere agira baba yabaza imihigo bagira pressure n'abafana n'ibindi Police FC nk'ubu urabona sezo yabo iri pire ariko nta muntu uri kuvuga ko Mashami Vincent yagize sezo iri pire ndetse nta n'urimo kuvuga ko akwiye gusimbuzwa bashaka umutoza kwa gatandatu hano mu kiganiro barabaje ati niki muri polisi cyabaye kibi aravuga ngo icyabaye kibi n'umutoza muri inshuti yanjye ariko ntago muvuze ararengana ariko urebye polisi mbona ari ikiganiro cyafata igihe kirekire kuko polisi ubwayo uburyo bw'imyubakire n'umuntu wazanye igitekerezo cyo kwishinga mbona hari ikintu yibagiwemo ikibazo polisi ifite ni polisi ubwayo imiyoborere yayo n'uburyo yubatse uwayishinze afite intego kandi makipe none se ko handball zitsinda ko volleyball yatwaye igikombe iyi ni ikipe yatangiye sezo iri mu mafavori b'igikombe cya championnat ko iri yahagariye n'abakinnyi benshi bayindi musanga n'abakinnyi yagaragaje maso ku isoko ikipe yateza agapapure yo sport polisi nta muntu ibabaza icyo kibazo gikomeye cyane kuba ikipe ibayeho idafite umuntu udashobora gusinzira kuko yatsinze uziko n'abapolisi baba bari kuri stade itsindwa bagayiseka ariko ubwo bubi bwa Police FC ntabwo bwakuraho guha credit equipe ya Rayon Sport ni match iteze ndavuga bakeba na declaration z'abafana bamwe na bamwe mwabonye barujugiro bavuga ko Rayon itsinda Police atazagaruka ku kibuga n'ibindi byinshi byabaye yari match ya pressure iri hejuru cyane even natwe turi hano hari ikiganiro twakoranye na Rugango ndabyibuka tuvuga ati Rayon Sport ifite icyumweru kigoye namo kicitwayemo neza izabiharuye izabiharuye inzira imwe mu zikomero zarimo ni ikipe ya Police kuko Police individuality ni ekipe ifite abakinnyi ugiye gutondeka line-up za champion yagiramo abakinnyi babanza mu kibuga mu ikipe ya tujye muri match n'ubundi uko kugorana kwa Police byari bihari ku munsi waje igice cya mbere cy'umukino cyarangiye nta kintu twavuga kidasanzwe kibaye muri match yari umukino wakinirwaga hagati cyane nta ma occasion yayandari net cyane yari yagaragaye igice cya tunabizi ko muri sezo Rayon Sport itsinda mu gice cya kabiri urebye akenshi Rayon Sport ikora ibintu byayo muri deuxième mita nyine mita mbere ntabwo bakiriye amahirwe menshi ariko ubona abantu bafite icyizere cy'uko mita ya kabiri Rayon ishobora gukora gestion gutsinda ibintu byiza igice cya kabiri cy'umukino kigitangira ku minota 45 binjira mu kibuga uwo bita Abedi Biramahire yahise asimbuzwa Ishimwe Fiston bivuga ngo uwo bita Rukundo Abdulrahman Papley yahise ajya gukina kuri attack nka pivot hanyuma Ishimwe Fiston aca uruhande rumwe urundi ruriho Basane hari iyo mpinduka hari icyo yakoze mu buryo bw'imyubakire n'imikinire kuri Rayon Sport ndetse uburyo bumwe bwari bwabonetse ni umupira mwiza cyane bahinduye uva muri corner abakinnyi bakina kwa nyine bakora icyo bita jeu de corps basimbuka umupira basigira Rukundo Abdulrahman Papley ari mu rubuga rw'amahina ari imbere y'izamu wenyine umupira utera petit file niyo occasion net ya mbere yari ibonetse mu mukino uvuga ngo iyi ngiyi yagomba kubyara igitego so indi occasion yabonetse ni occasion y'igitego yatsinzwe na Ishimwe Fiston ku mutwe marquage binyine ba defenseur ba marquage mbi kuko bundi mu buryo buri reyeri buri normal muri ba defenseur baresha kuriya ntabwo bundi Fiston afite amahirwe menshi yo gutsinda umutwe ariko bahagaze nabi abakoraho konyora ohereza mu izamu so bahagaze nabi cyane Fiston atsinda igitego nyuma ku munota 83 na kabiri uwo bita Rukundo Abdulrahman Papley yakoze ikosa rimuviramo ikarita y'umutuku iyo karita y'umutuku duhite tunayijyaho kuko iminota ndabona imiragenda yihuta cyane maze kumukurikira mu kanya gato ku rukuta rwe rwa Instagram amaze kwandika gukora ikisana statement asaba imbabazi abareyo umva uko abivuga
yavuze ngo nje Abdurrahman Rukundo ndashaka gusaba imbabazi umuryango wa Rayon Sport kubera imyitwarire mibi nakoze mu mukino nakinnye na polisi nkaba narahawe ikarita itukura. Ndasaba imbabazi abafana n'abayobozi ba Rayon Sport sinibagiwe abatoza n'abakinnyi mu muryango. Iri kosa ntirizongera kubaho ukundi murakoze ndagukunda cyane. Rayon ko yageragezaga ndagukunda cyane ashyiraho udutima tw'ubururu n'umweru Rayon Sport. Usesenguye neza ubundi mu buryo buri normal ntabwo umukinnyi akwiye gusaba imbabazi yabonye ikarita y'umutuku ngo anasezeranye abantu kutazabisubira kuko ni zibari bimwe mu bigize umukino kuko amakarita y'umutuku ashobora kuzakomeza kuyabona. Birakwereka pressure iri mu bakinnyi ibi ikipe ya Rayon Sport kwera gushaka igikombe nimaze iminsi yivugwamo byo kugurisha match kurya amafaranga y'abategura match kugurisha equipe muri rusange. Hari abakinnyi bari ousted bacizwe hanze muri equipe kubera izo mpamvu. So mwendere rero ukabona ikarita y'umutuku bishobora kuba traduit mu buryo bwo kugurisha equipe gutanga equipe bigambiriye. Nicyo kintu yagereza kugaragaza ko ntabwo nashaka gutanga equipe mbigambiriye. Dufite iminota 10 kandi nikubiyemo ikiganiro cyose. Iyi minota 10 tugiye kwiganiramo iki? Amaze kubona ikarita y'umutuku Rukundo Abdurrahman Papley, ikipe ya Rayon Sport yabaye oblige gukinira inyuma. Byabaye ngombwa ko uwo bita Basane wakinaga satirizamu bamusimbuje uwo bita Omar Nying hari ku munota 86. Yego, ikipe ya Police Football Club yabonye uburyo bw'igitego bwiza abakinnyi bazamukana umupira uwo bita Musanga Henry ari kuri umupira ushyira mu izamu rya Rayon Sport. Umuzamu rwose umupira wamurenze. Uwo bita Omar Nying sinzi aho yaturutse Imana imuvugiyemo arasimbuka umupira awukuramo uri mu izamu mo hagati akubita kuri poto urasohoka. Bwari uburyo bw'igitego noneho kigomba kugombora ku ruhande rw'ikipe ya Police Football Club. Umukino bigahinduka nko muri live score bamaze kucyandika ko ari kimwe kuri kimwe nk'abatari baga match bareberaga kuri live score barabonye ko bamaze kwandika kimwe. Ariko ubwo wenda iki gitego rero cyateje impaka naha tugiye kuganira mbere na mbere. Abafana kibi igitego ryari kuki kitende. Yego, abafana bakeneye kumva verisiyo yacu nk'abanyamakuru kuko dusoma byinshi ahari kubarusha tunakurikira amategeko ahari kubarusha kuko twe niko kazi kacu. Bakeneye kuva muri iyo incertitude bamenye se ni igitego ntabwo cyari igitego. Mu mupira ugezweho aho batembere bakoresha ikoranabuhanga riri semi automated cyangwa se automated nka goal line technology, igitego ubundi igitego kiboneka mu buryo butatu kwizigira. Mbere na mbere umupira urimo uragendera ku bwatsi. Yego, umusifuzi ashobora kubona ko igice kinini cy'umupira cyose cy'umupira wose warenze umurongo. Icyo gihe agasifura igitego ayibonesheje amaso. Umupira ugendera ku bwatsi utembagara ku butaka. Umupira uri muri space mu busa muri vacuum mu busa kugira ngo igitego umusifuzi akibone acyemeze umupira ugomba kuba wakabakabye ku nshundura. Ni nayo mpamvu inshundura baziverifiya mbere y'umukino kugira ngo umupira udaca mu rucundura ntukoreho bakawusanga hanze y'izamu bakavuga ko hari kitabaye igitego ku urucundura nirwo rugaragaza igitego. Umupira uri muri espace hejuru mu kirere utakoze ku rucundura nta mpamvu nimwe umusifuzi yagenderaho yemeza ko ari igitego. Biragoye kubera ko uriya mupira wakubise ku mutambiko w'izamu uragaruka muri espace. Omar Nyinge ajya kusova akora sauvetage awukuramo. So umusifuzi mu buryo bw'ijana ku ijana yagomba kwemeza ko atari igitego malgré ya reclamation z'abakinnyi ba polisi. Yego, ikintu cyane cyashobora gutuma uriya mupira w'igitego niyo iriya sauvetage ikubita umupira ikawujyana muri file ugakora muri file ugakaba muri file. Sino ntabwo gishobora kuba igitego. Ahantu honyine hashobora gutanga amahirwe y'igitego ni igihe twari kuba dufite goal line technology ikajya muri espace igaca umurongo muri espace mu busa ikerekana ko muri espace umupira wari warenze wa murongo. Icyo kirasobanutse. Nta kindi gishoboka hari. Ikindi cyabaye muri uyu mukino umusifuzi Celestin ndetse n'umusifuzi wa kane Moise bongeyeho iminota 5 y'inyongera. Uwo bita Celestin umusifuzi wa hagati mu kibuga arangiza umukino ku munota wa 4 n'amasegonda 11. Abakunzi ba Police Football Club
n'abandi bose nyine birumvikana batashaka ko rayon sport batifuza ko rayon sport itsinda umukino baraburana bavuga bati umusifuzi yarangije umukino amasegonda 49 yashobora kuba yabyara ikindi kintu kuko tubizi ko nyine ko football ni segonda rimwe rirakonta. Reka bijyamo mu buryo bwo kwibaza ibibazo. Nakubwiye ko nge nagerageje gukonsulta abasifuzi bambye icyo batekereza kuri iriya incident. Ninde muntu umenya ko iminota irangiye cyangwa itarangiye? Yego, n'umusifuzi. Kubera ihe mpamvu televiziyo biriya bimaritse kuri televiziyo ntago bigira accuracy. Kubera iki? Abari muri aberekana umupira kuri televiziyo cyangwa bagaragaza ku ma live score bagaragaza iminota yongera bagatangira countdown yo kwibara iyo bayizamuye, sibyo? Yego. Abasifuzi bo rero umusifuzi uburi hagati mu kibuga kimwe n'umusifuzi wa kane ngo communication y'iminota igenda gute? Waruzi ko bishoboka ko wenda nko mu buryo bwo gusimbuza abakinnyi iminota 90 ishobora kurangira irangiye umusifuzi wo hagati ahagarika isaha, sibyo? Ahagarika isaha kugira ngo atangire countdown y'iminota y'inyongera. None ngo hari situation ishoboka, baravuga ngo match ishobora kuba minota 90 yarangiye umusifuzi wa kane agatinda kwerekana iminota agatinda kumanika kubera wenda kurangarira mu remplacement n'ibindi or umusifuzi wa hagati yo ku minota yarangiye atinda byandika hari ukura byandika kibesha kandi mu kibuga match ntihagarara mu kibuga match ntihagarara aba yakanze isaha yayihagaritse agatangira kubara iminota y'inyongera mbere yuko bayerekana. Urumva iyo scenario bakavuga ngo rero Celeste na communication n'umusifuzi wa kane niwe wenyine ufite uburenganzira bwo kwemeza ko umukino urangiye. Birashoboka ko ashobora kurangiza ukabona yakererewe niho bituruka ukabona iminota iprolonge cyangwa se akayirangiza mbere bitewe nuko umusifuzi wo kugita wa kane yatinze kwerekana iminota y'inyongera. Ashobora kwerekana ku munota 90 n'amasegonda 50 cyangwa se ku munota 91 akaba ari bwamanika umusifuzi wo hagati isaha yamaze kuyikanda yatangiye kwa iminota y'inyongera. So ibintu byo kuvuga ngo babonye ngo kuri televiziyo ngo screenshot ya televiziyo ntabwo biri accurate mu kubara iminota ya match. Nta n'ikindi kintu na kimwe kiri accurate na za live score usibye isaha y'umusifuzi hagati mu kibuga. Indi version igomba kuza kuri iyi ngingo Lorenzo ejo turi muri stade ndimo ndogeza n'umupira nani kumwe na Ruvuyanga ubundi bari bavuze ko hajyaho iminota 4 y'inyongera. Nine batanze niyo bamanitse niyo yari yanditse kuri cya gitaburo handi twe turimo turogeza umupira nararubutse ndayibona narabivuze kuri radio abantu bagiye muri recording babyumva mbona ko bashize iminota 4 y'inyongera. Rayon Sport yesi kora remplacement ya Omar Nyingi igihe cyo kujya kumanika iminota ari amasegonda bayabara nyine nkaho hari iminota yariwe. Yego. Noneho umusifuzi wo kuruha wa kane icyo ndimo ndashaka kumvikanisha hano niki iminota kuba yari 5 no kuba match yararangiye 5 itageze nibiko byari bimeze kubera ko umusifuzi wa kane yazamuye iminota 5 ariko muri communication yari yagiranye n'umusifuzi wo hagati imbere yari iminota 4. Ibyo ni ibintu nabonye n'amaso yanjye urimo nabyumva. So rero ikintu cyabaye iminota yari yanditse kuri televiziyo yajyanaga na taburo nyine igihe umusifuzi wa kane yazamuriye. Icyaba cyarabaye rero hashobora kuba harabaye communication itari intact hagati y'umusifuzi wo hagati n'umusifuzi wa kane akaba yamubwiye ko ari ine akamanika itanu awakishyiraho iminota 5 nabwo yibeshye ntaze kubiremarka ariko iminota ko yaramanitswe yari 5 ku mukino wararangiye ari iminota 4 n'amasegonda 11 ni inevitable niko byagenze. Ubwo byaba bisigaye ni communication hagati y'abasifuzi. Ikindi gitangaje abasifuzi batanga interview ubwo ni raporo bagomba gutanga niyo igomba kuzabigaragaza. Hanyuma ikindi kitavugwaho rumwe Rayon Sport hari situation akaba yarabonyemo penalty itegwa rya Aziz Basane ngengeraje kora video iriya incident na amanota make abasifuzi kuko iriya nikosa yaratezwe akaguru habayemo contact igaragara obvious. Akenshi bibaye gutya equipe yakorewe iryo kosa yatsinze match ntabwo biteza impagarara ntabwo biteza impaka no kurega kenshi ntibiba ariko navuga ko hari habayemo ashobora kuba harabayemo kwibesha kuko contact iragaragara. Ushobora kwibaza impamvu Celestin yaba atarabonye iriya kosa watanga penalty kuri Rayon Sport bogre malgré iryo kosa ryari rihari.
ikindi abantu bibazaho ni karagatwenge mu gusoza match muri uko gusoza match muri leta tuvugaho rumwe karagatwenge ka kumusifuzi witwa Celestin barakibazaho ariko ni match ari mu mvura yabagoye ko ari match iri intense azi ibintu byabaye karagatwenge ntekereza ko harimo kwiruhutsa kwa match irangiye kiragitwenge ahantu cyavuye reka magusobanurira kiragitwenge cyavuye umusifuzi atabimbwiye hari umukinnyi wa polisi wiramanse cyane bamaze gusoza umukino abwira nabi Celestin urabona ko ahundi umuntu aguseka kunyega donc yabwiye nabi Celestin ndetse niba munabibona yakoze ku kibuno ashaka kumuha ikarita yuko yamubwiraga nabi yashoje match abakinnyi ba polisi bajya kurekrama hari umwe wamubwiye nabi ashaka no kumuha ikarita y'umuhondo bira byo kwisetsa yari arimo aramuseka ni nko kwa muntu myega umuntu uvuga ati ntacyo urayirokotse shati nuko match irangiye hanyuma arakanu kamwe tugiye gusorezaho